Ngarambe rero umva icyo nkubwira, urimo kumva? Ndagusubiramo ibyo nakubwiye kuva ku munota wa mbere. Ntabwo njye nigeze ngo nkurekura. Ibyo nakwemereye sinakwemera ikintu ntagomba gukora, nakubwira ngo ntabwo nzagikora. Kubwira ni kimwe, urabikora cyangwa ubireke? Ikintu kiriho ni kimwe, urashoboye. Ibi ngibi kira kintu wavuze rero ngo twahaye abandi ubufasha we ntitwabuguha, oya, ntabwo ariko bimeze. Ubufasha bwa mbere ni ukukwereka ukuntu uroba ifi. So ubwo n'ibintu wanyemereye, ubwo nyine ni ukunyereka ukuntu barurisha, ariko nta kundi ntakundi. Ngarambe, okay, reka tugaruke gatoya rero twumvishe kugeza amasaha numvisha ahantu agahinda wagize. Mbwira numvisha agahinda wagize n'icyabiguteye. No, njyewe mbwiye umuntu ngo ndatekereza nta n'icyumweru gishize nkubwiye ngo ndakoherereza ngo wabajwe nuko nakubwiye ngo ndaguhereza amadolari 50 hanyuma uzayansubize. Ndagunda kuguriza 50. Yeah. Ndakubaza, do you think ko nakubwira ngo nari gusubira ngo nkwishyuze 50? Hara naguhaga misanye. Icyo ngicyo cyo nta kibazo, ahubwo ikibazo byo wanyemereye mwana we, ariko niba bitakunda nta kundi. Ibyo nakwemereye uretse gato, ibyo nakwemereye bimbwira nibiki nakwemereye. Wadifa warambwiye ni rwose ngiye guhaga telefone, noneho iyo bakuga telefone sibigeze ukama. Ejo bundi warambwiye ni Ngarambe ini kanguhereza 100. Ncuha umutwe ndagenda ndashe ndavuga ni dera hano mvuye ndi 100 ndareba kuntu mbigenza, reka danga kwandikira mu gitondo kwandikira ni mugoroba. Bukebwaho nibwo nagarutse kuri live ngarukaho, ubwo ndajoininga urambaza waransonze unyereka kuntu adakwiye gufashwa, unyereka muri make nyine unyereka ibintu biri ariko reka ndeke gusabirizwa, nta kibazo. Ubwo ibyo wanyemereye niba bitari bushoboke nta kibazo, ubwo nta kibazo. Okay, reka tugaruke gatoya rero, urimo kumva? Ejo bundi tuvugana, urumva? Ndabyibuka tuvugana warambwiye ngo ufite ntuza, ufite ikibazo cya ntuza, ufite ikibazo telefone irashyuha. Nari nkubaje ndavuga ariko se Ngara ko wambwiye ko waguze telefone ishyushye, ite waguze telefone imeze gute? Uzuko twabivuganye urambwira ati ngo difata telefone naguze ni amafaranga make iranshyuhana. Iyo wafataga wa mwana w'umukobwa mbere ko bagufunga, urabyibuka? Nyuma ndagomba kuri telefone ndavuga nti ndaza kugushakira aga telefone kandi siko bimeze. Aha, ejo bundi urafungurwa birabavuze ngo warafunzwe. Ndabwira nti ntabwo ukeneye ubufasha bundi, ariko nk'umuntu ufunguwe ukimara kuduha ubuhamya bw'uburyo wafunzwe, ndabwira nti ndaza kuri buryo nkwerereza 100 uve muri iyo situation urimo. Siko bimeze? None Ngara kuba bitaranshobokeye ko mpitanya guha, ibyo bingiza umuntu mubi. Ariko rero nanone ntago ari uko bikugize umuntu mubi. La telefone si wanyemereye cyagihe ndikushyira ingufuri za nuza, ndigushyira ingufuri za video, sibwo cyumwine ndaje. Oya, nakwemereye ni ibuka, nakwemereye telefone ikimara gushyuka jukuraho kamera turi gufasha abantu. Ndakubaza telefone nicyo gihe warabivuze, ndakubaza ko guhura nawe Ngara mbere yuko ugurisha iri account, impamvu nyamukuru ko ari kugira ngo ubone telefone. Reka nkubwize ukuri hano, reka nkwerurire pe, ni ukuri. Si twavuganye igihe kirekire kuri WhatsApp. Ni ukuri, nyuma yaho warambwiye ni ndaje ntabwo nabura telefone, ni ndaje ndebe ukuntu nguha telefone. Icyo gihe narategereje muri make nyine ndeba hejuru ndumirwa, ariko niba bitari bugushobokere sibyo. Ngarambe, reka tugaruke gato. Buretse gato, reka tugaruke gato ndakubwira amagambo nakoresheje. Ngara, aya masaha inzitizi ufite ni telefone. Inzitizi mfite ubundi njyewe ni telefone. Reka nkubwire rero ikintu ngusaba ni kimwe, sibyo? Telefone wayigurirwa mu rwego rwo gusapotinga, ariko kugurira telefone, ndasubira muri rya jambo, umuntu yakuguriza ukagura telefone ugakora content, yamara kukwishyura ikishyura. It's how to be a man. Unyumve? Ntabwo kwemerera umuntu ikintu ntigishike, ibyo bimugira umuntu mubi. Oya, so here's the thing, ndashaka kongera kubwira ikintu kimwe. Ngarambe
ndatekereza ko udafite akandi kazi kaguhuza cyane ku buryo udashobora kuba active ahangaha kuri social media ku buryo utabuildinga kandi bigatangira kukwishyura. Ndaguhaye urugero, niba telefoni ariko urwo rugero rukuma urwo rugero ndajya kuri live phone gashu ubwo ibyo bintu rukumbwira umva byashoboka. reka hashakwe igisubizo cy'iyo telefone, kandi icyo gisubizo cy'iyo telefone kigomba kuva muri wowe. Here's the thing, dufite abantu bacuruza amatelefone, umuntu yagusha naho ngaho twakora contribution tukagushakira telefone mu rwego rwo kuzamura amafaranga ya telefone ukayishyura igihe uzaba wamaze kweguka. Sinzi turi kubyumvikana ngarambe. Ibi ngibi biraguhereza ibintu bibiri, nabikubwiye ejo. Biraguha credibility yo kuguha agaciro, ntitukubone mu ishusho y'umuntu utishoboye kandi ushoboye. My brother, urashoboye. Kakubwira nti ikintu cyabaho habaho kukuboostinga, ntabwo habaho kugufata nk'umuntu warambaraye. Urashoboye, abantu bakunda ibintu byawe ngarambe. So we can do that, ibyo bigakora kandi bigatanga umusaruro. Nibyo nakubwiye ejo, ariko birakubabaza. So tugaruke kugufasha nakwemereye n'uyu munsi, ntabwo nabikubwiye ni nkwikiza, nabibwira n'undi uwo ari we wese. Niyo mpamvu iyo uje hano sinshobora kwanga kukuzamura, ndakuzamura kuko uri content creator, you are a comedian kandi ubikora neza. Ngwino platform iguhe umusaruro. Ariko noneho ngakubwira ngo ikintu wabuze, katugaruke kuri ibintu byo gustreaminga, uburyo nakubwira agomba gufashwa social media ikakwishyura. N'ubu ngubu bwahangaha unyumve ngarambe, ariko bigusaba kugira consistency. Niba ngiye Godfather nzanga fungura amasaha 5 kukiwe ko haba amasaha 3 bikunanira, fatira urugero kuri abatibe bari birigo bafite n'ibindi bakora, bafite basore bandi. Fata Majid de Black twirirwa na hano, afite imirimo irenze 4. Fata n'abandi bose birirwa ahangaha, kubera ikibahaba. Ngwino wicare hano ubuilding platform yawe mu buryo bukubyarira umusaruro. Umwe kunyumva ahangaha tuje gusanga imbogamizi ari telefone. Turi kumwe? Habaho gushakira telefone ukicara ukabyutika platform yawe. Inzitizi zabayeho, sacrifice yabayeho yo gutuma ufata platform yawe ukayigurisha, kwari ukugira ngo iyi ngiyo ugiye kubaka ikubyarira umusaruro. Iyi platform ya TikTok uburyo bwo nyine yakubyarira umusaruro ngarambe harimo gustreaminga hano. Urimo kunyumva? Wamara gustreaminga kuko nibwo buryo bwonyine. Tekereza ubundi nuko account yawe ntekereza uri mu bihugu ndatekereza ari Amerika, Ubwongereza, naza kureba ku nk'ibihugu 3. Nibwo buryo bwishyura amafaranga yo kwishyura time yo gustreaminga n'amavideo baba postinze hariya. Nibwo buryo bwonyine bindi byishyura. Biza deba kwamamaza. Tugaruke gatoya rero, ibi bintu birishyura. Ibi bintu birishyura, ndabigusubiramo bwa nyuma. Kankwereke. Ntabwo kuri ibi bintu naravuze ngo ndamutse ngize amahirwe community yanjye TikTok imeze nk'umubumbe, igihe cyose tukiri kuri platform anybody nabona na boosting akabibyaza umusaruro, ntabwo nzamufungira amayira. That is me. Kuko nta muntu uzavanaho igeno rya Godfather. Nzabibwira community nkomokamo bakora ibyo abanyamahanga bakora. Reba iyi ntuza nashyize hano. Give me a second. Aha. Hano dufite abantu 500. Abantu munkurikiye aya n'amafaranga ngahe? Ngara. Ari amafaranga nangahe? Ntabwo nashobora kuyabara. Agira umuntu yambarira wundi. Mirongo 41,500. Natanu. Mu gihe kingana ibihumbi by'amadolari cyangwa mu gihe n'amafaranga kingana iki?
ni amadolari bora. igihe kingana n'iminsi 60 ibihumbi aha ni 40 mu na mezi 505 n'ibice 14 mu mezi abiri. Uranyumva ngara? Iyo nkubwiye ngo urashoboye, urimo kunyumva? Wakora bigakunda, ntabwo ari we nabibwiye wenyine. Uri kunyumva? Waje ungana wa mugabo niwe waje kunshaka. Uranyandikira rimwe, unyandikira kabiri, nagombaga kugusubiza igihe naboneye message. Ibyo wansabye nabikuriye nkuko wabinsabye. Ndacyakubwira rero ngo it's possible, birashoboka. Ufite impano, ufite content, urakunzwe, haguruka ukore. Amafaranga uzayabona. Nibi ngibi uri kuvuga n'ubu busa bizaba bipfuye busa, uzakora amafaranga. This in the 2 months. Aha ni mu mezi abiri. Uyu ni umunyarwanda akazi wakora aya mafaranga. Muturanye ngaho Rwamagana. Sizero kunyumva. miliyoni 61 z'amanyarwanda Yabihinduye akazi. Ntabwo akurusha izina. Ni streaming kuzamuka kuri pano. Unyumve neza cyane. Ndagusaba ikindi kintu. Ndongera gusaba ikindi kintu nakubwiye kuva mbere. Abantu bagukunda habaho kugushakira ku gatelefone. Amafaranga impamvu agurishije konti yawe ya mbere kwari ukugira ngo ubone telefone ngara. Waraje hano kuri live urabishimira. Tugaruke gatoya rero. Niba bitaragenze nkuko wari wabiteganije ukahura n'izindi nzitizi, amafaranga ukayakoresha ibindi. Reka habeho ubundi buryo. Ngarambe uko wifashe, urimo kumva, ukanga gusaba, ukanga gucika intege, ugafata konti yawe ukayigurisha, still nubwo bitagenze neza. Uyu munsi ntabwo ufite konti yo kugurisha, ariko hari ubundi buryo bwakora. Ariko ngara, izina ufite, impano ufite, ntabwo uri umuntu wo gusaba, uri umuntu wo gutanga. Sida turi kubyumvikana. Rero kuko abantu batabyumva, uzumva abantu bazana bakavuga ngo izi mburamukoro zirirwa aha zihakora iki? Ngarambe ntabwo nkubwiye ngo uraza ukorere ibihumbi 40 na kimwe by'amadolari mu minsi 60, ariko wakorera icyo gihumbi. Fata iyi ntego ukorere kiriya gihumbi kimwe. Niba umunyarwandakazi uyu mwana w'umukobwa ashobora gukorera biriya 46 adafite abaforozi barenze 12, nawe wayakora kuko uramurusha izina. 400 ni menshi, harimo telefone n'ibindi. Oya, mwimubarira ntabwo mwari muzi uyu mugabo yari kunyura mu bintu bikomeye. Ayo mafaranga ashobora kuba ntabwo muzi byari kunyuramo. Niba mbyibuka neza impamvu ntanakizeho comment yari yarwaje umudamu Ngarambe yahuye n'ibizazane byinshi cyane. Ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubigarukaho. Mwinamubarira uburyo agomba gukoresha amafaranga. Ntabwo rimwe mukunda kurusha ukuntu yikunze. Kuba yaragerageje akagura telefone y'amake nuko hari ibindi mitwaro yari afite ku mutwe yagomba gukoresha amafaranga. Amafaranga 100 ni amafaranga make, ntabwo ari amafaranga menshi mwavuga ngo ari guramo telefone n'ibindi. Tugaruke gato. Urimo kumva? TikTok iranziritse ati ni gute uri gushyiraho amafaranga wowe utakorera, bampaye warning. Ngarambe reka ndangize nani amaji. So ngara, uburyo nakubwiye ni bumwe ni bwa bundi, siko bimeze. Wenda hashakwa n'abakunzi bawe n'ubundi buryo urukumva haboneka telefone nkuvuga ko ari yubura mu rwego rwo kugufasha. Abakunzi bashobora kugufasha bakayikugurira. Godfather nagufasha mu rwego rwo kumotiva no kuguhagarara, nkayigushakira nkayikuguriza, apana kuyikugurira. Sinzi kubyumva. Ejo utazakomera akaba n'ikindi abantu bagatangira kuvuga ngo nitwe twakugize, waraje uradusaba none utangiye kutushyira ijosi. Sinzi kubyumva. Ibi ngibi umve ko it's your responsibility kwiyuha icyuya kugira ngo ibyo ugezeho ube proud y'ibyo wagezeho kuko wabyikoreye. Niyo mpamvu turara amajoro hano. So ngwino turara n'amajoro kubake content to building our platforms, dukore. Sinzi kunyumva. So icyo ngicyo natekereza ko kigiye iruhande. Naho ibi ngibi byabaye ejo bundi, wenda wari ifite agahinda kawe, wifite ibibazo byawe, wumva ko abantu bagutereranye. Oya, ntabwo ariko bimeze.
ntabwo kuba warafataga telefone yawe hariya ngarambe wafataga telefone ukaba uri kuri tere twafataga umwanya wacu n'amatelefone yacu natwe haza tugahurira hano tugakora icyo gikorwa tukagishimirwa twese. Nta zindi nyungu natwe twari dufitemo kurusha izo wowe wari ufitemo. Ni ubugira neza. Niba ari abantu bashimirwaga urimo, niba ari abantu Imana yagombaga guha umugisha ba mbere, ni wowe, kuko uri kwa Canzo cyangwa ni we muntu wa mbere wabaga isource cyangwa isoko yo kugira ngo bari abantu babone burabufasha. Ntabwo wagombaga kwinubira ko bafashijwe ntufashwe. Oya. So reka tugaruke gato. Ejo bundi niba ubyibuka narakumanuye abantu barambwira ngo kubera zana Ngarambe tumufashe. Waribonaga muri comment. Ndaceceka. Ngarambe nifuzaga kubaka n'uwuhe? Ni Ngarambe utaje gusaba. Ngarambe abantu babonye ibikorwa bye bakabiha agaciro, bamara kubiha agaciro bikamubyarira inyungu. Ntabwo nifuza Ngarambe babona mu ishusho y'umuntu babaye usaba akazana aje gusaba ubufasha. Oya, ndashaka kubona Ngarambe ushobora gukomera kiziri ku mukandara tugahaguruka tukagendana muri ibi bintu, hanyuma ejo abantu bakaguhereza agaciro, ntawe uzaza kugutunga agatoki ngo waje kudusaba turagufasha. No. Sizi muri kubyumva. So naho ibindi kuvuga ngo ugiye kuvuga kuri Godfather cyangwa kujya, ntabwo bishoboka. Ntabwo bikunda. Ushobora kubura igitotsi kubera ikintu kimwe. Iyo nakoze ikintu cy'ubuhemu nkigambiriye, ntabwo nigeze gukorera ubuhemu. Ikintu cyabayeho wenda habayo misunderstanding, iyo telefone itaragenze neza cyangwa uyumve, maybe haba uburyo bwo gushakira telefone ukaza ku isoko ry'umurimo hano tugakora. Nicyo kintu ndibuze gusorezaho my brother. Ngwino dukore, uzishyurwa, uzabona amafaranga, izo ndetse zizarangira kurusha kumva ko abantu bazano kukugira ngo bakujugunyira amadolari 5, amadolari 50, kandi ayo mafaranga ushobora kuyakorera. Sinzi ukunyumva. Genda shoje ubwo urambwira icyifuzo cyawe, nuko wumva ibintu, hanyuma dukomeze twinjire ku isoko ry'umurimo, dukoreshe media mu buryo buri positive apana buryo buri negative. Ijambo ni ryawe mbere yuko Ama G The Black avuga. Bro, njyewe rero Godfather, reka nkubwire buriya reka nkubwire njyewe ubwanjye nubwo uvuga ngo umuntu ngo hano ngo ajye yigaragaza ko ngo hari ngo kwanza uravuze ngo nagukureye ngo gufashwa. Yego ntabwo njye mba naje gusabirizwa hano pe, ariko njyewe muri make ntabwo njye nishoboye cyane. De nejo bundi kibazo nahuye nacyo ubu mu rugo nyine ntabwo nishoboye, ariko ntabwo njye naje hano kugira ngo nsabirizwe. Kuntu gahunda zimeze, kiriya gikorwa cyabaga nawe uri umuntu Godfather, kiriya gikorwa cyabaga cyo kuvuga ngo umuntu gukora ubugira neza. Najyaga harankahirirwa nkakora, urumva amugira ngo n'amafaranga warabibonaga ko yatangagwa turi kuri live bakagenda, sibyo? Urangije uravuga ni Ngarambe tuzamufasha. None ku rundi ruhande uhise uvuga ngo ntabwo nshaka kubaka ngo Ngarambe umeze gutya. Ese urukunshishikariza kuza hano kuri live niyo ndi gukora content nge bisanzwe, phone irashyuha. Ibyo kuvuga ngo nabonye 400 ngo nanga kugura amafone, naguzemo phone bita Akos ifotora neza pe, ariko n'ubu nkubwire ngo irashyushye byadanje. Kuvuga rero ngo nze kuri live, naza kuri live iminota 15 cyangwa 30 ikaba igize ute, ikabira zimwe. Okay, ngara ubwo biragaruka ikibazo kikaba telefone. Uti nubwo ndi kuvuga ngo ugire gutyo ntabwo wishoboye. Aya masaha ikibazo ufite ni ikihe? Njyewe aya masaha ikibazo mfite njyewe rwose, kibazo se naco telefone. Mbonye telefone byose byakemuka. Ubonye telefone byakemuka. Aha. Telefone igura ngahe? Tubungubwira ngigura ngahe? Iyo naguze numvaga abantu bari kuvuga na kose narayiguze pira fotora neza, mfite njigijana 28, ariko gushyuha mu masegonda biba yazimye kare. Ngarambe, umwanzuro wo gutera imbere ntabwo ari ukuvuga umuntu nabi. Sinzi nimba icyo kintu wacyumva, sibyo? Icya kabiri nkubwiye, ntukabone tuba turi kuri TikTok ubona
Mico the best twaraye kuri TikTok ba Bruce Melody amagi network ziranze. Ngara telefone wifuza igura ngahe? ntago namenya rega amafaranga yabigura. Njye nagiye kugura akosi kwa ko nenzi ko ari nzima ndagira ndayigura cyo kuza mwacyagiye narayikoresheje bwa mbere mbona none se urashaka telefone yangahe Wifuza ngara telefone Yangahe? imeze gute? Okay, yangahe reka tubireke kwa ko ngo atazi ibiciro. Njyewe Telefone nifuza wifuza ni telefone ubuhe bwoko ngo tubaze nzajya ibiciro hariya- byayo? nifuza telefone nzajya hariya nkakora live muri make nishyuwe nk'iyi Nyine nkaba ni najya- iyihe telefone ubuhe bwoko? rero ngarambe nawe yasaba nabi pe Garambe Tekino ntago igishyuha pe niba ushaka gukora content Tekino nshyashya ivuye mu ikarito ntago igishyuha Karimu. Preza Nabwiye Godfather namubwira nti ndashaka kuva kuri TikTok. Oya,